humura nubwo bikomeye ariko Yesu yahageze ibintu byose birashoboka humura nubwo bikomeye ariko Yesu yahageze ibintu byose birashoboka humura nubwo bikomeye ariko Yesu yahageze ibintu byose birashoboka humura nubwo bikomeye ariko Yesu yahageze ibintu byose birashoboka humura mwana wanje kandi ujya mukuwe neza nakimunanira uwo mwami yego abagore bakunda n'amagambo meza nk'ayo ngayo nukomeza kuyamubwira ntago ari burye kuko bakunda inkuru n'ubundi bamubwiye ko mukunda atavuga ati ndabyemeye iyo ujyana ibindi ntiyari bubyemeye ariko bakunda amagambo meza hanyuma amubwira ati akira rero unywe urye uhage Jaime utwereka koko uzagaburira umukunzi akabyibuha mu minsi iri imbere nawe akaba abyibushye ameze nk'abandi akagira ati nimba hajemo n'ibyo kubyibuha aho ngaho ndabinywera icyarimwe ati kuko nari maze iminsi mbishaka hanyuma Eime agira ati akira muhereze rwose Eime muhe rwose muhe uyu munsi n'uwawe muhe Angelique na rwose wumva unezerewe ugira ati ubundi Eime niwe wanjye ubundi Imana ni iyanjye abandi mwihangane hanyuma murakoze cyane kubwo muhango mudufunguriye ubwo tugira ati n'abandi twese bitugereho abari muri serivisi namwe noneho mugire uko mugenza abantu baturi imbere abantu baje kubana natwe hanyuma noneho mukomereze aho ngaho musangira ndetse Angelique ugira uti Mana ndagushimiye uyishimire ku byaha byose hanyuma mu gihe akazi kigakeya hanyuma bakoreye imihango yose murebane musome baragutenga ariko akamuhaye wigire sere nk'abari mu bukwe umugabo wawe ari Gracias.